Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye ya Tutekiki. Ngira ngo wowe uri kunde wamaze gukanda subscribe kuri channel yacu. Nkuko mubizi ahangaha tugenda turebera hamwe ama platform meza ushobora gukorera amafaranga kandi mu buryo bwizewe budashobora gutuma uhomba amafaranga yawe. Guys, nkuko uri kubibona hano hejuru, ngiye kukwereka uburyo mbikuye ari amafaranga 2600. Nabona nani muri ya business yacu ngenda bashishikariza gukora umunsi ku wundi, yitwa Solar Central Cold Rental. Ngira ngo mwese murabizi neza yuko iyi niyo business iri guca ibintu hano mu Rwanda, kandi niyo business nziza yizewe izwi na leta, ifite icyemezo ca RDB yuko yemere gukorera ahangaha mu Rwanda. Ngira ngo urabona yuko hano bari kwamamaza abanyamuryango babo, uburyo bakoramo ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka. Ngira ngo nuza ahangaha urabona ko bafite icyemezo ca RDB. Katugikande kugira ngo mwese mubibone, utagira ngo ni ibintu bya scam. Guys, nujya no ku rubuga rwa RDB hano mu Rwanda, Rwanda Development Board, urasangaho ko iyi business iri verified kandi yemerewe gukora. Ngira ngo abarebye video za mbere nabetse ukuntu wa verifyinga kuri RDB uburyo ushobora kureba niba koko iyi business yizewe, nkuko hano utagira ngo ni scam cyangwa na mafoto beditinze. Ujye ku rubuga rwa RDB, niba utabishoboye uze kunyandikira ndakwereka uburyo wabirebamo fresh. Kandi ikindi kintu nakubwira yuko ngiye kukwereka uburyo ushobora kubikuzamo sorry, phone yanjye yari yitambitse. Noneho ngiye kubereka uburyo ushobora kubikuzamo amafaranga yawe. Mbere na mbere ikintu ugomba kubanza ahangaha, ugomba kubanza wesetingamo bank. Ushobora kuza hano ukaza hano kuri mi. Ngira ngo iyi account nabanjemo 5000. Iyi niyo account nabanjemo 5000 kuri balance yanjye, ngo murabona yuko mfite 2350. Gusa ndabikora 2600, iyi 50 iri buze kwasigara. Hanyuma ugiye gushyiramo bank, uhita hano ukazamuka ukaza hano kuri my wallet account. Ni ushyiramo nimero yawe ya telefone ugiye kubikurizaho. Aha mbere ushyiramo amazina yawe ya telefone, hano ukemezamo niba MTN cyangwa Airtel, hano ugashyiramo nimero yawe ya telefone, hamwe na hasi nabwo ukemezamo indi nimero yawe ya telefone. Ngira ngo mwese ibyo ngibyo nta muntu byapfa kunanira, twese tubizeranyeho neza. Hanyuma kugira ngo mbikuze ndongera nigarukire ahangaha kuri home. Ninza ahangaha kuri home ndahita mpite nzamuka nze nkande, ndaza nkande hano kuri withdraw. So nimara gukanda ahangaha kuri withdraw, urabona yuko bari buze kunkata fee, barankata 7% y'amafaranga mfite kuri account. Leta ze nkande 2600. Hanyuma nzamuke, urabona yuko aya niyo mategeko yo kubikuza. Utazaza urukumbwira ngo ntayo wasomye. Abona minimum withdraw yo kubikuza kuri per transaction, kuri transaction imwe cyangwa se kuri withdraw imwe ni 1,100. Maximum withdraw amount per transaction ni 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo mwese murabibona. Noneho hano ngo the last 2 digits of the withdraw amount must be 0. Agomba kuba ihegwa na 0. Ntago washiraho ngo 1155 ya. Ntabwo washiraho ngo 1000 ngo ni 111. Oya, nugo shiraho 1100 byuzuye, ikaba ari hegwa ni 100. So ngira ngo urabyumva neza. Katurebe koko niba ari byo. Anga dushireho na 50 kora kegwa na 0, turebe koko yabirakunda. Niza ngakanda kuri withdraw, urategerezaho gatoya, urabona yuko barabyanze kubera ko irasenkana yahagiye. Igomba kuba ari 100 cyangwa se bikaba 2600 niho byakunda. Nabundi 2350 ntago bikunda. Munsi y'100 ntago bikunda. Mbese ubwo no kubikuza na 600 byuzuye.
mite nkanda hano kuri withdraw. Hano yuko withdraw yanjye yabaye submitted. Urabona kuri balance yacu yuko tumaze gusigaranaho tumaze gusigaranyaho amafaranga 50. Total withdraw hano maze gukuramo ibihumbi 10 narashoye ibihumbi 5. Kumva ko igishoro cyanjye namaze kugikuba kabiri. Izi ni inyungu ndi kurya papa, ni inyungu ndi kurya ngewe. Yo kwereka mashini wowe ushobora gukodesha hanyuma nawe ugatangira business. Nuza hano kuri mashini hari amamashini menshi ushobora kugura bitewe n'ubushobozi bwawe. Rano uguzemo imashini y'ibihumbi 5. Iyo uguzemo imashini y'ibihumbi 5 uhabwa 200 ya buri munsi. Iyi product ugurwa rimwe. Product iyi ngiyi price ni ibihumbi 10, diary income ni 380. Igugwa inshuro ebyiri ikamara iminsi 48, kazakuramo inyungu y'ibihumbi 8240. kugira ngo babyumva yuko inyungu zirimo nakangana. Wowe nuza iyi product y'ibihumbi 40 ku yindi account yanjye nafunguye, naguze iyi product hamwe n'iyi account bigishirizaho. So urabona yuko ni uburyo bwiza kandi bworoshye. Ibihumbi 40 uhabwa 1300 cya buri munsi, ukumva yo ubikura buri munsi. Yakore ku buryo none wowe ushyiraho amafaranga ugatangira iyi business. Nuza hano kuri home nuza ahangaha kuri home, ahangaha urahita uza kandi hano handitswe ngo recharge, kugira ngo urabona neza cyane. Ahangaha kuri recharge hari uburyo bwinshi ugenda ukoramo recharge. So urabona yuko harimo uburyo ushobora ibihumbi 5, ibihumbi 10, ibihumbi 40, ibihumbi 120 n'ibihumbi 300. Wowe ukora recharge yawe ushaka. Wowe niba ufite ikibazo uri guhangayika ngo mbese ngo bande amafaranga yawe, banza kuri make. Nubona agarutse ubone gushyiramo menshi. Usajye nagushishikariza yuko iyi business irizewe cyane hano mu Rwanda niba muzizi neza, kandi iyi ngiyi n'akarusho ihemba ku kwezi. Iyo watumiye abantu batandatu muri timu yawe bajya guhemba ibihumbi 80 bya buri kwezi. So rero urituza hano ugakanda hano kuri recharge. Wamaze guhitamo amount, iyo umaze gukanda kuri recharge bakubwira ati ngo submit, ngo please complete payment, ugakanda OK. Hanyuma urategereza bakwereka uburyo bwo kwishyura. Bahita bakwereka page urashiraho nimero yawe ugiye gukoresha uri kohereza ayo mafaranga. So rero ahangaha turahitamo niba ari MTN urakoresha ukohereza amafaranga, urahitamo MTN. Niba ari Airtel uhitamo iyi ngiyi Airtel, hanyuma ngize nyikandeho MTN. Ahangaha urugero ndaza mitekiramo nimero yanjye ya MTN. Urugero hanyuma ukimara gushyiramo nimero yawe uhita uza ukanda hano kuri confirm. Numara gukanda kuri confirm, tubwira ko nimero twasizemo atarizo. So mwihanganeho gatoya, iyo ushyizemo nimero zitarizo baragukosora. Hanyuma mpite nza nkande hano nimero yawe, nakumbwa ntabwo ariyo. Hanyuma mpite nza nkande hano kuri confirm. Urabona yuko bari kutubwira yuko turi buze kohereza amafaranga 5000 ku iyi nimero ya Clementina Uhorasen. Ugomba kureba niba amazina baguhaye yahuye n'iyi nimero. Iyo umaze kuyohereza uhita uza ugakanda ahangaha kuri click pay. Iyo umaze gukanda kuri click pay bahita bakugeza kuri page yo kwishyura kuri telefone yawe. Hanyuma wowe uhita ukanda ugahitamo niba ari MTN cyangwa niba ari Airtel ugiye gukoresha, niba ari iya mbere cyangwa iya kabiri. Hanyuma wowe iyo umaze kuyoherezaho amafaranga ahita akugeraho direct kuri account yawe. Wowe uhituza ukikandira hano kuri refresh. So uhituza ugakanda ahangaha kuri refresh. Iyo umaze gukanda kuri refresh amafaranga yawe ahita agera kuri account yawe. Sasa rengeye kwereka umaze gushyiraho amafaranga, ese bihita byikora automatique ugatangira kwinjiza utaragura product? Ntabwo bishoboka.
wowe usubira inyuma ukaza ukareba kuri akawunti yawe nk'uko uri kubibona. ndahita nza nkande hano kuri mashini, ndahita nza nkande hano kuri mashini, ngira ngo hano urabibona. Ndahano hari urusaku gusa nyine muze kubyihanganira. Ndaza nkande kuri mashini mpite nkanda kuri product ibihumbi 5 kubera ko ariyo nakoreye recharge. Wamaze kuyabona kuri account yawe urahitamo hejuru ahangaha kuri recharge. Ntago waza ugahitamo kuri balance wallet kandi utayafite kuri balance, urahitamo hejuru kuri recharge itukanda hano kuri buy. Numara ukanda ahangaha kuri buy ngira ngo urabona yuko reko itabakubwira ati ngo confirm, itukanda kuri confirm. Maze ukanda kuri confirm nuza product yawe uba umaze kuyigura ako kanya direct. Hanyuma iyo umaze kugura product ukora claim ya buri munsi, bituza hano kuri mi buri munsi. Niba nguza product uyu munsi, ejo nijoro nibwo ndabona inyungu saa 7 z'ijoro. Nkaza kuri mi, nkaza nkamazamura, nkaza ngakanda hano kuri my machine, uhita ubona iyo product ufiteho. Naguze product mu 5 maze kuzanamo 2200. Guys, nuko nguko bikora. Nawe iyi business wayigerageza kandi irimo irakora fresh, amafaranga ntabwo atinda. Ngira ngo urabona yuko amafaranga ahise angeraho direct. Tuje muri message, ngira ngo urabona yuko amafaranga ahise angeraho direct 2417. Bakata 7% y'ayo mafaranga maze kubikura, niyo bakata 7% gusa. Urukumva ko ari makeya, nawe wagatangira make yo gutangiza ni ibihumbi 5 gusa. Iyo ngayo niyo makeya yo gutangiza.